ikaze muze mwongere mwicare maze twongere tuganire dusesengura ino filime y'umusore w'umukire epi ya 9 episode ya 2. Ubwo rero mbahaye ikaze aho tugiye gusesengurira epi ya 9 episode ya 2. Uburyo ki byatangiye twihuse. Umuvandimwe witwa MK ubwo yarari ubwo yarari muri ya kampani ye, haje umwicanyi mushyashya usigaye kuba yarihaye kuba ashaka gukorana na Batayiga, aza kuza kumutera ubwoba, agomeza kumutera ubwoba bwinshi cyane, ariko MK ntabwo yigeze agira ubwoba habe na gato. Nuko ngukorera akomeje kumutera ubwoba, amubwira ngo nasohoke muri iyi nzu, ngo ashaka kumenya umugabo wambara maske uwo ari we. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo yagiye ahita amutera ubwoba, ahubwo yabanje kumuganiriza gatoya ashaka kumusaba akazi, ariko akaba afite amatsiko yo kumenya umwe muri bari abagabo bambara maske. Kandi nanone ku rundi ruhande nagira ngo mbabwire yuko uriya muvandimwe mwibuka haruguru yuko yari yarangije kuganira na Batayiga bavuga buryo ki bashaka kuzica uriya mugabo wa maske, ubundi barangiza bakikuza MK, ubundi bakabazengereza uwa babiri bakabica bakabarangiza. Murabyibuka yuko biriya bisambo ubundi mbere na mbere byari bisambo bibiri gusa, none harangije kwiyongeramo ikindi gisambo ikihise inkorokoro ngo gishobora kuba gifite imbaraga ngo ziteye ubwoba. Ase nanone ku rundi ruhande tugarutse ku ruhande rw'ibumoso tukareka urw'iburyo, ubundi murabona kino gisambo cyarangije kwiyongera muri bari abicanyi. Ikoko ibyo kivuga ko ari ukuri cyangwa se kirimo kirakangata. Reka mbabwire size ngizi nibwo cyageze gutya kijya gutera ubwoba MK, ariko MK murabizi yuko ari we wa muvandimwe ujya wambara maske. Ese bundi kira gisambo murabona hari ikintu gishobora kuzakora kuri MK, cyangwa MK agiye kukijijisha nacyo azagikubite nk'ibyo yakoze ba Morgan? Nago tubizi, ibingibi tugomba kubihanga amaso muri episode ya 2. Kandi nanone ku rundi ruhande ntabwo byigeze birangirira aho ngaho, nibwo kimwe muri ibyo bisambo byagiye bihita bigira gutya biraganira bigambana buryo ki bigiye gushimuta umuvandimwe witwa Diane. Ariko ubwo gushimuta Diane nibwo byashakaga umuvandimwe witwa MK, cyangwa se uriya muvandimwe ukunda kwambara maske wabaye urusobe rw'amagambo muri no filime y'umusore w'umukire. Ntabwo byigeze birangirira aho ngaho kuko umugambi bapanze bawunogeje, ubundi bajya kwa mama Diane basanga mama Diane kuko Edini yari ahari, ubundi barangije bashimuta Diane nk'ukuntu bari babigambanye. Diane bamufashe baramushimuta maze ubundi baramutwara bamujyana ahantu habi cyane, bamuzirikira amaboko inyuma. Bamajije kuhamugeza nibwo bakomeze kuganira bakomeza gushwana ngo umwe atwarwe na runaka, Diane atwarwe na runaka, ariko birangira n'ubundi rubuze gica. Uwamwiyemeza warangije kwinjira muri bya bisambo wavuze ko yarwanye intambara ya Hitler, ngo ari we mwicanyi ukuriye abandi bose muri uriya mujyi, ngo niyo ryo gengo rya hatari, niryo ryagize gutya baba barihereje Diane riramufata riramujyana. Rimujyanye babandi babiri murabyibuka ko bari abicanyi batatu, nibwo basigaye bagambana buryo ki bagiye gushakisha buryo ki bakwica umuvandimwe witwa Diane, kugira ngo babone uburyo ki baza gufata wa mugabo wa maske, ubundi MK nawe akaza atabaye bagahita bamurangiza. Si ibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande ntabwo byigeze birangirira aho ngaho. Urugamba rwakomeje kuba urugamba, intambara ikomeza kurota. Ubundi Diane bamuhereza umwe muri wa mwicanyi winjemo vuba, aramujyana aramushimuta, amajije kumugeza ahantu hameze nko mu gishanga, hameze nkaho bateramo umuceri. Nibwo yamufashe Diane akomeza gusaba imbabazi, ariko uwo mugabo avuga yuko nta mbabazi na nkeya yamuha, ahubwo uwo mugabo we numvishije icyo yishakiraga ku bidudu. Inkuru isekeje cyane, ariko Diane yakomeje kwanga, aramubwira ati ibyo bintu sinjya mbikora habe na mase ndabikora n'umunsi n'umwe. Ubwo byanga bikunda ati nutamereza ku bidudu umuntu mukuru ugomba gupfa byanze bikunze. Ati kandi wabimutabimangiye kukugeza ku bankuriye, nibamara kukugezayo n'ubundi ndabanza mbikore, ubundi bagukorera icyo baguteganyirije. Nyuma y'aho ngaho nibwo byagenze gutya, uriya muvandimwe witwa
mama Diane bahita baza kumutera ubwoba bwinshi cyane. Mama Diane bamwambura telefoni, bamwambura n'ibikomo, intambara ikomeza kurota. Mama Diane noneho ku rundi ruhande akomeza kuvuga ese ubundi MK ari hehe, nko rero wajyaga umbera umutabazi. MK ntabwo byafashe iminota myinshi cyangwa se amasaha menshi, MK yahise agira gutya abarahakandagiye arahasesekaye. Amajije kuhasesekara yasanze bavandimwe bagiye. Nibwo mama Diane n'ikiniga cyinshi yahise abwira MK, aramubwira ati hari iterabwoba rivuye ahangaha ariko ryashimuse umuvandimwe witwa Diane. MK ntabwo yigeze agira kuko yahise abwira mama Diane ati tuza wowe, ngiye gushakisha buryo ki ngiye kugenda nkagarura Diane, nkamugarura rwose, humura ntabwo yenda kubura, icyo kiniga cyakwishe byihorero tuza. Ati bapfa kuba bagusigiye nimero uza kuza kumamagaraho, nza kuza kubahamagaraho ubundi bakandangira location. Nibwo umuvandimwe witwa MK yagize gutya aganira n'ababicanyi bo batayiga, baraganira ubundi bamurangira location. Uwo muvandimwe nibwo yagize gutya MK ahita agira gutya aramanuka n'umujinya mwinshi, bamurangiye location. Agezeyo asanga Diane bamufashe nabi. Diane yari afite ubwoba bwinshi cyane, nibwo yahise avuga ati MK amera nk'umuntu ubonye umutabazi, maze filime ibigize gutya birizinze. Ndabashimiye mwebwe twakomeje kubana muri kino kiganiro. Ngiye mu busanzwe n'igisigure gasirutse kurana bakurutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibiri Umusamariya wihebeye ibyegeranyo. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.